Nambira ko bamwibye moto. Yego. Ariko nawe yaravuye mu bapfumu. Umuntu avuga ati wowe mfite umuntu nsi ufite imbano yo kubohora. Yego. Aramba magana moto yari maze ukwezi busa. Abapfumu baramubwira ngo wewe taha, numara gutaha moto yawe urayisanga hehe? Ku mujyamo. Yego. Ahageze baramubwira ngo moto yawe batugiye twasanze burya watugeze barayigurishije. Namwe navuga ngo moto yawe irahari. Haleluya. Dasenga. Ndavuga ndi abantu moto ifite abantu bane mukubita ibimenyetso simusiga. Ibimenyetso n'ibimenyetso. Turasenga mfata imisi yo gusenga uyu munsi rero navuga ngiye kubakubita ngiye kwase kubika misengeje umwijana moto barayikugarurira. Yego. Kuko Imana moto barayimuhaje. Ngwiki? Haleluya. Siwe gusa ari nabandi nagiye nsengera ibyabo byaragiye bakirikagaruka. Kinde jo bundi ko mbere w'icumweru kirangiye. Yego. Umuntu yarangurikiye kuri channel ya David. Yego, Gonarike TV. Gonarike TV. Arambwira ati nabonye ufite imbano yo kubohora no kwizera. Amba magara mu mama sinja kumuvugiza ariko ari yumva nazabona zarimenya. Yego. Kuko n'uyu munsi mugabo yaravuze ngo mbonye abantu banuza kimwe. Haleluya. Yarafite ideni bagiye bashize ikipapuro ku caca munara ndamubwira ngo imdasenga umunsi wa mbere namwizo umunsi wa kabiri mva handu kuyerera handu kuyihendahenda ndayibwira ndi witeka nzi ko ushobora byose njingi abantu nagiye nsengera Imana ikabakuri ikabishura iki amadeni ari mu mama nasengeye wari ufite ikibazo cyo mu mutwe yaramaze imyaka 10 afite ikibazo. Yego. Nabwo yambonye kuri ndoza kuri Gonarike TV. Ndamusena namufatiye by'imisi 3 umunsi wa kane n'imitera afite arayijugunye uyu munsi arimo arahimbaza Imana wimwe ku gikinini. Haleluya. Ndamubwira ngo Imana igiye ari ibintu igiye gusora mu nda yawe ugiye kuja mu gihe cyo kuva imisi ibiri cyarabaye ahita ibintu bize nk'inyama bitarisoka ariko kumbwira ngo uyu munsi mfite kwiza ko amaze niyo myaka yagirwaga n'umuti no gusamandira afite ikibazo cyo kutabyara ariko nabyo ndizera ko ibyo bintu bihubutse giye kugusa. Yes, reka tubasuze bakunzi ba Concord TV show aho muhereye hose abari mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali abari mu mahanga mwumva ururimi rw'ikinyarwanda turabasuje cyane. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe. Reka dushimire cyane abantu bakanze subscribe. Nawe ugiye kubona iki kiganiro bwa mbere ukayikanda kugira ngo dushyigikire tugire umuryango munini. Nkuko twabasezeranyije ko nta mpamvu yo kubicisha irungu imbere ya kamera turi kumwe n'umukozi w'Imana umuhanuzi w'Imana uhanura bigasohora apana babandi babivangavanze kandi tunababwira nta mpamvu yo kugira ngo tuzane umuntu tutabanje kureba ubuhamya bwe. Umuntu twicarana ari uko twamaze gusuzuma ubuhamya bwe tukabona yuko arimo yuko atabivangavanze asanzwe aza n'uyu munsi yaje turi kumwe ni kari umukozi w'Imana. Urakoze cyane. Kusetse cyane se. Haleluya. Umva guseka ubundi byica abazima. Guseka rero tubanze dutangize n'isengesho kugira ngo Imana y'amahoro imanukize bane natwe. Karibu. Turagushimye Yesu amamara muri aya masaha. Cyubahiro cyawe waraze mu ndakuzaje undi. Yego. Turagushimye kuko wabanye natwe muri aya masaha ubana natwe muri uru rugendo. Tugushimye kuko imiryango yacu yabyutse ari bazima abana badoya ko ari bazima habwa icyubahiro. Ndagushimye Kristo eratoseneba uri Imana yo kwizerwa kandi uri Imana yo kwiringirwa. Uri Imana ifite ubushobozi uzahora ku ngoma kugeza iteka ryose. Ntabwo wigeze wiyamamaza ngo mande yawe zarangira. Oya twasanze uri Imana efota pineva ititwaza kabando Kristo. Turagushimye rero bana natwe muri iki kiganiro udukomereza amaboko turacaye imbaraga z'imyuka mibi mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu. Nekibendera ry'ubutsinzi nibe ku buzima bwacu nyambika imbaraga kandi ungoresha iby'ubutwari. Cyubahiro cyanjye kibure hagaragara icubahiro cyawe muri aya masaha mwuka wera unyemerere mwukuri Imana yo kwizerwa bagiye kudukurikirana ubabohore kandi efota pineva la sisidotayi no efota pineva ya la tokere bevesa. Ndagushimye Yesu yuko Imana igiye kubana natwe kandi ukabigiye kudukomereza amaboko mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ishimwe. Kozima umeze ute? Mbo uribwira abantu kuko hari abarebye ibiganiro by'ubushize ariko n'ugiye kukireba aribwo bwa mbere ataza kwibaza turi umuntu yitwa nte. Abagiye kudukurikira amazina ni Tuyubahere Yandere ndi umugabo ushima Imana umugore umwe n'abana 6. Yego. Shima Imana yambaye urugo rw'umugisha ikamba abana b'umugisha
ndi gushima Imana ikinyongerera iminsi yo kongeza kuri tariki ya 30 z'ukwezi kwa karindwi. Yego. Ayo ni amashimwe akomeye gusumbya kumba etage kuko ari abafite etage bapfuye. Kirere ko bangira muzima ndacafite amahirwe naje yo kuzubaka etage. Nawe uracafite amahirwe yo kuzabona n'umugisha kuko yego. Kirere gishima Imana mu izina rya Yesu. Amen. Umva iryo ryibagirwa ubu nari ntegereje urumva mubwira nti pe uvuze tuyubahe Leandre ukibagirwa Tsindagira hari abantu benshi batakumenya nibyo bura no munahandi no ku rusengero rwagezwe kwa mucaka tuyubahe nta wabimenya ariko Tsindagira kabisa Yesu ari nyaguriyemo kandi bonera mu mugisha hari undi ko biryoha bisubiyemo ryavuye Tsindagira ingo ariko ndacyo ndwaje haleluya Yesu kandi abigeramo umugisha hirya no hino abantu barabandanya ko Tsindagira yego ndakoze abibuze mu buryo bw'ejo mu mazina yanjye bisanzwe ngiye gukada kanyenyeri ko bahitamo ndagese irina ngeri kuri telefone abari hoti tuyubahere yandi abari ngo tuyubahere Njeni yubaha izina ryo mu yego kandi ati kwimana mu byo bakubita kwisebeza abwe yari mu mwuka azi ko nzabikora kabisa nabo ndabashimira abavye nubwo batakiriho ariko ndabashimira ko barayisezana gije kandi witega karinyagurira ariko uzi kukwita ikizina cy'umugenurano kizira ngo ntawe umenya aho ndababaye ngo ngo ntabugi budakeba ngo ntaki kirembera ikirembera ikirembera indembera cyari kirembera kinini nukuri haleluya icyubahiro ni icy'Imana uzi kuba witwa Senzoga utanywa inzoga ubu ukaba witwa Senzoga Leandre kandi ndi umukozi utanywa inzoga ariko Yesu Imana abavyeyi bazabambere babo bari uzaje bambere nukuri pe nanjye banyise hatuma Imana no mpamvu abakunzi ba Concord TV show mba nabatumikiye Imana ikantuma nkagenda nkabazanira abakozi bayo tukaganira bakavuga ibitangaza Imana yabakoresheje none ubyumvise nawe uri kure akamuhamagara mugasengana uri hafi akaza mugasengana yego haleluya arayizi haleluya imibabaro yanjye Yesu ayibona abavunjiriza bakugirute kuneze abantu Yesu no muvunjari kabisa abavunjiriza vunja neza tanusura kare yatakuvunjiriza ndago witwa papa oya nushaka kubivuga ntago mba nitwa Papa Dest imfura yanjye yitwa Dest haleluya mukozi w'Imana wiyumva ute iyo waje ukicara no kuri kamera tukaganira cyangwa ukaganira n'undi munyamakuru warangiza Imana ikaguhishurira iby'abantu mutari kumwe bangiza bakaguhamagara bati mukozi w'Imana cya gihe uri muri cya kiganiro na runaka bya bindi wavuze burya ninjye wabwiraga byarasoye ukumva narabigusobanurira neza wumva umeze ute bitamumva ngiye mu kindi kirere cyo kwakira n'ubuvuzi abageze aho mfana ageze ahandi ageze utangiza kuko niyo nsanze umuntu noneho ngumva umuntu akabakambira ngo dufite umurwayi ngishingiye wawe ndi wambamaga akambira ngo nizeremo ndakira iyo ngo kugeze mbone ngubone numjya kugusenga mfite ndi confiance y'ikindi kirere kuko nabona ngo Mana runaka baramukijije uyu mukize mu izina rya Yesu amen umuntu yambamagaye akambira ngo muri rya sengesho wasenze narabohotse yego numva angize mu kindi kirere cyo kwaguka mu buryo bw'umwuka nuko abanyaguye haleluya n'imisi kandi gukunda kuvuga ngo ndi umuntu uri gukunda ibimenyetso nk'urukiko urukiko kenshi rukunda umuntu ufite ibimenyetso ukuri niba ugufite kugaragazwa n'ibimenyetso nawe rero pe hari umuntu waguhamagaye ngomba ngo ube wavuga izina ariko yarabikubwiye ntacyo ariko ukavuga uti nakoze ikiganiro igihe runaka Imana inyuzamo ibintu nyuma umuntu arampamagara arambwira ati bya bindi yari ngi yego ushize hari umugabo sijya kumuvugiza n'aka muri za Nyagatare yego
ngiri no kintu ngiye kukivuga na David tumaranye iminsi tukurana ikinyamakuru cyazo by'umuntu yarambambwira ko bamwibye moto yego ariko nawe yaravuye mu bapfumu umuntu avuga ati wowe mfite umuntu nzi ufite imbano yo kubohora yego arambamagara moto yari maze ukwezi busa abapfumu baramubwira ngo wewe taha numara gutaha moto yawe urayisanga hehe ku mujyana yego ahageze baramubwira ngo moto yawe batugiye twasanze burya watugeze barayigurishije namwe navuga ngo moto yawe irahari haleluya ndasenga ndavuga ndi abantu moto ifite abantu bane mukubita ibimenyetso simusiga ibimenyetso n'ibimenyetso turasenga mfata imisi yo gusenga uyu munsi rero navuga ngiye kubakubitamo ngiye kwase kubitamo isengesho umwijana moto barayikugarurira yego kuko imana moto barayimuhaje ngwiki haleluya siwe gusa ari n'abandi nagiye nsengera ibyabo byaragiye bakabikagaruka kindi ejo bundi kuwa mbere w'icyumweru kirangiye yego umuntu yarangurikiye kuri channel ya David yego Gonarike TV arambwira ati nabonye ufite imbano yo kubohora no kwizera ambamagara n'umumama sinja kumuvugiza ariko ariyumva nazabona zarimenya yego kuko n'uyu munsi mugabo yaravuze ngo mbonye abantu bano bakimwe haleluya yari afite ideni bagiye bashize igipapuro ku camunara ndamubwira ngo ndasenga umunsi wa mbere namwizo umunsi wa kabiri mva handu kuyerera handu kuyihendahenda ndayibwira ndi witeka nzi ko ushobora byose njingiye abantu nagiye nsengera imana ikabakura ikabishura iki amadeni ari wanyu mu rugarama umugabo iyo nabona ashaka kuvuga izina kandi yo nta mugabo yatanze Rwanda kwa David tanzamuye David uramwibuka yarimo miliyoni 10 yego imana yavuga ngo ngwishuriye ideni nanyitegereza ngo atase akagabukanga ndavuga ndi mugufi ariko ndi muri murimo amena ukuri kw'imana ndakintu cyo batisha navuga ngo ndasoga isuzasura mu nzu yawe yego we yaje no kutanga ubuhamya kuri konati Gonarike TV tukije ndabirambiwe yego kandi habonekamo n'umukobwa wari ufite umwana bari bara umufiyemera umwana bari barateje ibintu nawe arazavuga ngo ndi gushimira amana kuko umukobwa w'amavuta yatsindagira nagagira bane yo kutegeka no kubohora haleluya cyo ndarundi mu mama nasenge wari ufite ikibazo cyo mu mutwe yaramaze imyaka 10 afite ikibazo yego nabwo yambonye kuri ndoza ya David Gonarike TV ndamusena namufatiye by'imisi 3 umunsi wa kane n'imitera afite arayijugunye uyu munsi arimo arahimbaza imana wimwe ku gikinini haleluya ndamubwira ngo imana igiye ari ibindi giye gusora mu nda yawe ugiye kuja mu gihe cyo kuva imisi byarabaye ahita ibintu bize nk'inyama bitarisoka ariko kumbwira ngo uyu munsi mfite kwiza ko amaze niyo myaka yadigwaga n'umuti no gusamandira afite ikibazo cyo kutabyara ariko nabyo ndizere ko ibyo bintu bihubutse giye kugusa kandi ntimurabonana ntabwo turabonana kuri telefone haleluya iyo ndi kumva ibitangaza by'Imana Imana ikoresha abantu nono cyane binyuze kuri social media ndi kumva ndi kuzuzwa nyine abandi bamahora akambira ngo babuze amahoro babuze ibitotsi nababwira ngo mupfukame dusenge mbagiye kwamagariza ariko utanga iki ibitotsi yego nukuri kuyambamagaza barimo barambamagaza turajyama tugasinza nijoro mukecuru amamaganga ati mfasha gusenga nabira nimbamagaye ibitotsi mu izina rya Yesu ati najyamye ngira ngo napfuye haleluya ndagira ngo mbabwire ngo mwizere Imana yacu Imana itanga urubyaro igatanga urubyaro haleluya narayibonye nukuri Imana ishimwe pe ibitangaza biracyariho ibitangaza birivugira kandi nguze kugira abantu ngo ikizakubwira ko umunyamasengesho yasenze ubundi imbano yawe yemerwa ariko icuhano ikigifuka cyasohoye byo kitari cyasohoye bemera kuba umukozi w'Imana urambye ngo aho yari umuntu akubwira ko twasenganye ko yarikubwiye nuko afite ibimenyetso n'ibihamya cyane ngo pe turamumamye ariko nshima Imana yego turi mwisi ndawareka kukuvuga ko Yesu baramuvuze yego none tutese bandi bose ariko bazadushima arabazadusebye kuko Yesu ndibagize utende bamwimenye ariko menya ngo nusebwa abantu 10 bakuvuga azarimo batanu bakuri inyuma bavuga imbaraga zo gukomera yego Imana ihabwe umugisha amen sindaga mfite akantu ndi kujya mbaza abantu nakise ni izina ry'icyongereza gospel quiz ku batazi icyongereza muri make ni utubazo tujyanye n'iyobokamana ndi kwakira umukozi w'Imana nkamubaza akenshi umuntu aba afite umuntu agenderaho noneho nkakubaza muri Bibiliya mu isezerano rya kera ukambwira umuntu w'umugabo ugufasha ugendeye ku mateka ye ndetse n'umuntu w'umumama turangiza tukajya no mu isezerano rishya naho nkakubaza urumva
ukambwira umuntu icyo umukundira, impamvu umukunda gutyo. Sinzi rero wowe umuntu w'umugabo. Yego, umugabo witwa Yobu. Haleluya. Uzi impamvu? Ayakomeza ndayikubwira, ndayikubanza umuvugeho pe. Yobo injuti zamuvuyeho, ibindi bimushiraho, ariko agomeza yizera iki? Imana. Aratukana, avuga Imana n'abashinga ibigaragaza arimo, ariko arangije agasubiza umutima inyuma, aravuga ngo haracariho ibyiringiro. Nuko yigitunge kimwe cyo gagitishije. Bavuye bamukunda kandi nganamugenderaho, kimwe n'uyu mugabo Daniyeli, bombi baramfasha. Daniyeli n'uyu mugabo witwa Yobu baramfashije. Bageze mu bigaragaza ko bagomeza guhamya Imana, ariko Imana irabashumbusha. Nico kintu bakundira. Byatuma bavuga uti Yobu, ego uwo yari umupapa, tubwira umumama ugufasha mu isezerano rya kera. Umumufasha Sara aramfasha nawe. Yego, Sara mbura mu baramfasha. Bamaze imyaka 90, imyaka myinshi batabyara. Ariko bakomeza gusenga Imana. Yego, yigira ko umugore abwira umugabo sha gusambana. Umugabo arakenda gasambana, ariko umugabo amaze gusambana ashwirimasha kwaza Imana yatese uyu mwana mbye niwe wambwiye Shimayeli. Yego, Mana yamubwira ngo nakubwiye Isaka, nakugende Shimayeli. Yego, akomeza kwisezerano igihe kigeze bagitora barabyara. Ino baramfasha nubwo batambitse, ariko nyuma yo bongeye kugira ibyiringiro. Yego, Bandi bombe baramfasha no bavuga no Esiteri nawe y'umunyagano. Tuzatubavuga ubutaha. Ntacyo ubwo wavuze Yobu, umugabo mu isezerano rya kera ugufasha, uvuga na Sara. Eka tujye mu isezerano rishya, ndakubwira nyuma akantu nahise numva. Mu isezerano rishya umuntu w'umugabo wumva ufatiraho icyitegererezo ninde? Mu isezerano rishya abo ni abo mu ntuza bari mu isezerano rya kera. Isaka nawe ni mu rya kera. Nta kimwe isezerano rishya duhera muri Matayo kugeza mu Byahishuwe, kandi hari abantu benshi bavugwamo. Paulo kabisa, umwemerera iki? Yego, yego, Paulo bazaga kumucanira umuriro, barangiza bagahambiramo inzoka. Yego, avuga ngo noneho yambutse inyanja yamutwara. Yego, none tumuteze inzoka itacugwa kibera, reka turakiragira utekera mu cyo. Yego, hano Paulo niwe yakomeje kwambara imbaraga, kandi ageze no mu nzimbo Paulo yakomeje guhita gusenga. Bana waramfasha cyane kuko naje biringereka ngo ningira mu kigeragezo musomyira ngo wite watabaye Paulo. Yego, ntabwo waramfasha cyane. Haleluya. Kamubwira akantu mbonyemo, umwuka wacu numwe. Umva impamvu ejo undi muntu twajyanye ikiganiro, mubaza umuntu w'umugabo akunda agendera mu isezerano rya kera, nawe yavuze Yobu. Kandi ntabwo mwabonanye ngo muwe mwagize, ariko mwese muhuriye kuri nde? Kuri Yobu. Kabiri, mu cyumweru gishize ntabwo umukozi w'Imana twajyanye ikiganiro, n'undi abwiriza kuri iriya jambo Paulo inzoka yamurumye, inzoka yicira yamurumye. Urumva ro mwese mugume muki mu mavuta. Haleluya. Nuko naza kwigana kuvuga byinshi kuko uri mu gihe gitoya, ariko wumve ko ayitabuye mbisomye. Yego, nukuri. Haleluya. Tugiye noneho mu gitabo cy'indirimbo. Indirimbo igufasha ukumva ko igufashije cyane ni iyihe? Turanayiririmba. Yego, yego, turanayiririmba, niturangiza duhite tujya hehe? Mu ijambo ry'Imana. Niko gahunda imeze. Dore ibendera ya Yesu ndumva ari ya 205 cyangwa 6 aho ngaho. Eka tuyirebe ubundi tuyiririmbe duhite tujya mu ijambo ry'Imana. Niko gahunda zimeze. Dore ibendera ya Yesu ni ya 204. Twagiye.
ntacyo urajya wantona urajya ubekinga hari icyo bita kubekinga rya jwi rijya riza inyuma dore ibendera ya Yesu iramanitswe nguyu araje ahurura atyo ngo atabarabe ati yemwe ndaje ni mukomere ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora koko ingabo za Satani zirakomeye tudafite umwami Yesu duhindura ati yemwe ndaje ni mukomere ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora nshuti mwe dukurikire umucunguzi tumutumbire twizere ubutwari bwe ati yemwe ndaje ni mukomere ko ndi hamwe na ninde wabashobora nubwo intambara iturushya twe gucogora umva impundu ziravuze aranesheje ayiwe nubwo intambara iturushya twe gucogora umva impundu arane ati yemwe ndaje ni mukomere ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora ati yemwe ndaje ni mukomere ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora ati yemwe ndaje mukomere ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora nubwo intambara iturushya twe gucogora umva impundu ziravuze aranesheje nubwo intambara iturushya twe gucogora umva impundu ziravuze aranesheje haleluya haleluya gucogora wa mugabo mu kigeragezo urimo we gucogora wa mubyeyi we gucogora mu rugamba urimo komeza uyihanga amaso Imana ishimwe muri ndera amfasha haleluya iramanitse wewe ngurikiye Yesu ahururiye ubuzima bwawe yego ahururiye urucuruzo rwawe ahururiye umuryango wawe ahururiye urubyaro rwawe ahururiye muri business yawe Imana ishimwe haleluya umva none se yaza kuba nanjye atamfasha ntabwo mba muririmbye oya nuvuga ngo nanjye atamfasha mpamvuze none reka tuyisome dusome mu amagambo yayo gusa tutayiririmbye ariko nanjye iramfasha ati nubwo intambara iturushya twe gucogora impundu ziravuze aranesheje tubaye ikisi ntabwo badufite turi kumwe n'umucunguzi wacu kandi abantu ugiye gusubiza
habwa icyubahiro Yesu. Abarwayi ugiye kubakiza, abanyamadeni ugiye kubishurira. Ndagushimye yuko Imana igiye gutanga akazi. Ndagushimye yuko Imana efotatineva itanze urubyaro ku babyeyi batwite, tanze abana b'umugisha Yesu, miryango utanzemo amashimwe. Habwa icyubahiro Kristo, habwa icyubahiro Mwuka Wera, habwa icyubahiro kuko uri umwami w'abami. Dutubize isoko ku bwoko bwawe, kuri icangiro ku bakozi bawe, kuri icangiro ku bakobwa, kuri icangiro mu ngo zacu. Twasengeraga ingo zubatse, izi ngo zikomereza amaboko. Hari iz'abadayimoni bashaka gusenya, twirukanye abadayimoni muri izi ngo, twirukanye borokaje ku bana, twirukanye imvu ku bana batoya mu izina ryawe Yesu Kristo. Ndagushimye mwungeri mwiza, ndagushimye kuko uri data wa twese, uri Imana ihindura ubuzima. Ndagushimye ko abantu ugiye guhindura amateka mu izina rya Yesu Kristo. Amen. 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 Amen.